Inshuti za Rwanda 24 mwiriweho neza cyangwa se mwaramutse bitewe n'aho muherereye. Ni Mombasa basoza nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero ntabwo bisanzwe nk'uko mubibona, twatangiye gahunda yo kubagezaho ibiganiro biri live kuko twabisabwe n'inshuti nyinshi n'abantu batandukanye bagenda batubwira bati Mombasa ujye tugezaho ibiganiro biri live. Ushaka uburyo wajya ukora ibiganiro bigaragara bifite amashusho agaragara. Muri rwego rero uyu munsi nabazaniye challenge cyane, ariko ni ibisanzwe kuko ubu tugiye kujya ducishaho ibiganiro bigaragara kugira ngo buri muntu wese ajye abona Mombasa ninde wo mutari muzi. Ni njyewe mureba imbere, nitwa Mombasa, njye uzajya bagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Kereka byabaye ngombwa yuko wenda tubona nk'abashyitsi tukaba twabatumira bakaza mu biganiro, ariko ubusanzwe ni njye Mombasa uzajya ubagezaho ikiganiro. Nk'uko rero mubimenyereye, ni umuco wacu wa Kinyarwanda wo kugira ngo dukande subscribe kugira ngo uko nshyizeho ikiganiro buri muntu wese ajye akibona mu buryo bworoshye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iki gitangazamakuru cya Rwanda 24, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ninzajya nshyiraho ikiganiro gihita ukibona. Ni kumwe nanjye Mombasa. Uyu munsi rero turaganira ku bintu bitandukanye, ariko iby'ibanze nabazaniye uyu munsi ni inkuru. Nk'uko mubizi nyine hagiye nca umugani, abagiye nshyiraho inkuru, ariko uyu munsi ni inkuru imaze iminsi icaracara kuri social media ijyanye n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza. Kuvuga ku muyobozi w'akarere ka Nyanza umaze igihe yegujwe na Njyanama ikaba ngo yarasanze atuzuza inshingano ze nk'uko yabirahiriye, akaba yaregujwe. Murabizi neza rero itangazamakuru rigenda rishaka amakuru hirya no hino bavuga bati umuyobozi w'akarere ka Nyanza yegujwe kubera iki, ese byagenze bite? Ibi nibyo tuza kureba, ariko nanone tuvuga duti abayobozi kuva ku kagari kugeza ku rwego rwo hejuru ni ukuri bajye bagerageza bikubita agashyi buzuza inshingano zabo nk'uko babirahiriye, kuko n'ubundi urebye abaturage babatora babizeyeho ubushobozi, bazi neza ko bazabakemurira ibibazo. Rero imanda z'abameya zaburaga hafi nk'umwaka kugira ngo zirangire, kuko n'ubundi nkeka ko abameya batowe muri 2022 gutyo, urumva, kandi bayobora manda y'imyaka 5. ubwo bari kuzarangiza manda nko 2026 mu mpera zaho. Ari n'ahantu henshi mu buryo butunguranye mu gihugu hirya no hino wabonaga harimo kweguzwa na Njyanama, kuko burya mu karere uburyo haba hayobowe, uvuga ngo aba bantu bita abameya batorwa baturutse muri Njyanama. Iriya Njyanama niyo ishyiraho meya. Ni ukuvuga ngo rero meya iyo atujuje inshingano, Njyanama ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo meya ntabwo uri kuzuza inshingano neza, uvaho. Niyo mpamvu akenshi wumva ngo ba meya benshi begujwe na Njyanama. Ni ukuvuga ngo buriya Njyanama ahantu iri kuva ku kagari kugeza ku karere, buriya ifite icyo nakwita nka power ku bariya bayobozi. Buriya Njyanama niyo twavuga makeya ko ariyo iba ihedinze cyangwa se iyoboye akarere. Uyu mumeya rero biri kuvugwa yuko mu ibaruwa Njyanama
yasize hanze nako ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza kasize hanze ku itariki 15 z'uku kwa kane, bavuze yuko uyu mumeya yegujwe kubera yuko ngo mu byo aregwa ngo harimo kutuzuza inshingano neza nk'uko yabirahiriye. Nyine murabizi iyo umaze gutorwa nka meya ujya ku ibendera ukarahira inshingano zawe, ukavuga yuko nuramuka utujuje izo nshingano uzabihanirwa n'amategeko. Rero uyu mumeya nawe ngira ngo nta kindi bavuze nk'uko itangazo rivuga ngo hashingiwe ku itegeko nomero 065/2021 ryo kuwa 9 z'ukwa 10 2021 rigenga akarere mu ngingo yaryo ya 11. None kuwa 15 Mata 2025 inama idasanzwe y'inama njyanama y'akarere ka Nyanza yafashe umwanzuro wo guhagarika Bwana Ntazinda Erasme mu nshingano zo kuyobora akarere ka Nyanza kubera kutuzuza inshingano uko bikwiye. Nta kindi batangaje, akarere katangaje yuko Ntazinda Erasme azize kutuzuza inshingano uko bikwiye. Ngira ngo ibi ngibi nibyo umuyobozi wese yakagombye kubazwa igihe aba yujuje cyangwa se aba atujuje inshingano ze uko bikwiye nk'uko yabirahiriye. Ariko nanone amakuru ari gucacana ku mbuga nkoranyambaga iyo ngo ntabwo ari uko nguko abibona. Hari abantu bagiye kure bavuga yuko ngo meya uyu Ntazinda Erasme ngo yiberaga mu kintu bita abagore, yiberaga mu bagore noneho akabura umwanya wo kuza kuzuza inshingano z'akarere. Umuntu w'umumeya koko, meya twatoye wiyamamaje ubishaka, ugafata igihe cyawe kingana kuri kwiyamamaza, ugashaka bije yo kwiyamamaza, ukakora byose ukiyamamaza, ariko nyuma kaza kwisanga hariya ahantu biba byagenze biti. Inkuru ziri kuvugwa rero nta rwego rubihagarariye rwabitangaje, ni inkuru ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ziri kuvuga yuko uyu mumeya kugira ngo aze mu kazi we yigiraga ngo ku mugore mutoya yari afite akirwayo, yamara kwirwayo ubundi akazi nzaba ngakora n'ubundi ntabwo ari mwebwe mwansize ku kazi. Biri kuvugwa yuko rero uyu mumeya ngo yari afite inshoreke ye bagendanaga kenshi na bose. Ku mbuga nkoranyambaga hari amafoto y'uyu mugore ndetse yageze n'aho uyu mugore yifotoreza ku ibendera ry'igihugu yasimbuye meya. Umva ahantu ibintu byari bigeze. Amafoto aragaragara, sinzi niba nayibona ngo nibereke, aho umugore yifotoreje hagati y'ibirango by'igihugu nka meya. Nuvuga ngo meya yari yamutije, yari yagize gutya amutiza umugore n'uyu meya yari yagize gutya amutiza intebe ajya kwifotoreza ku birango by'igihugu. Urabona yuko hari ibirango by'igihugu hano.
itara rifite ritoroshye, ariko dore muramubona hariya, murabona ko yifotoreje ku birango by'igihugu. Uyu mugore rero ngo niwe bisa nkaho wabaye imbarutso yo kugira ngo uyu mugabo asezere. Hari amafoto ye menshi nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga, kuko ariko niba uyu mugore ari we nibyo bikiri gushakishwaho, kuko niba ari we. Iyi ni ifoto ye, iyi foto ye ngira ngo muramureba neza, mureba uyu mugore niwe ngo wakoze kuri meya wa Nyanza. Ni uwo nguwo. Uyu mugore ngo biri kuvuga yuko ngo meya akijya ku buyobozi, n'ubundi bari basanzwe n'ubundi bakundana ariko bikeya, ariko akijya ku buyobozi biri kuvuga yuko ngo noneho byakajije umurego, yatumirwa ngo mu birori kugira ngo ajyane umugore we w'isezerano, akajyana uyu nguyu, ngo bijyana naho atumirwa mu kwibuka, ngo asoze icyunamo muri kariya karere. Hanyuma nkaho atajyanye umugore we, ajyana uyu nguyu, aragenda rwose amwicara iruhande n'abandi bose bareba, kandi mu by'ukuri umugore we nawe umuryango we ngo bari bari aho ngaho nabo baje gusoza icyunamo. Ubwo rero mu by'ukuri inkuru ziri gucicikana hirya no hino ziri kuvuga yuko uyu mugore nawe yaba ari mu bantu batumye uyu mugabo Erasme yegura, kubera yuko ngo yaba yamutagaho umwanya cyane, ndetse n'ibindi ku kazi reka da, mu baturage ikibazo reka da. Uyu mugore mbese ngo mu karere ka Nyanza ngo yari umwamikazi nyine, birumvikana. Abantu benshi rero bateyeho komenti baravuga bati ariko ibyo byose niba meya koko azize uyu mugore, azize ukuri, kuko biragaragara yuko uyu mugore nyine ari umugore w'igikundiro ufite ikimero. Baravuga bati nubwo ari urw'abagabo atari ko meya azize ukuri. Sinzi niba koko niba ari nawe ari kubyumva, niba koko meya azize ukuri, niba koko ibi byari ngombwa mu buyobozi, nk'umuntu w'umuyobozi, nk'umuntu w'umumeya, nk'umuntu uhagarariye abaturage bageze hafi miliyoni, ukaba ugikora ibintu nk'ibi ngibi by'ubushoreke, kandi ubu wasanga ari wowe utanga speech uvuga ngo abaturage bave mu bintu byo gucana inyuma, abaturage bave mu bushoreke, ariko nawe ugatanga urugero nk'uru nguru. Mu by'ukuri biba bibabaje cyane ku muntu w'umuyobozi. Buriya iriya pozisiyo y'ubuyobozi, buriya ni nkaho baba bakubwiye ngo dore ibintu, dore ni nkaho uba uri Kabarore. Buri wese agomba gukora mu rugero rwawe, ukamuha urugero rwiza, ukerekana urugero rwiza, haba aho utuye, haba aho ukorera, ukerekana urugero rwiza. None mbwira, niba uri gukora gutyo, uzi n'ikibazo cy'amakimbirane yo mu muryango dufite muri uru Rwanda, ejo hakabona kesi imeze nk'iyo yawe, nka meya uzakemura gute icyo kibazo? Uzakemura either mu buryo bwawe, cyangwa se uzamubwira uti n'ubundi niko zubakwa, nanjye rwarananiye nagenda. Yes, biragaragara. Urumva umuntu n'ubundi biri kuvuga yuko ngo mu rugo bitari bimeze neza, umuntu n'ubundi wari warananiwe n'urugo rwe, ntabwo numva ukuntu yagiye kuyobora akarere ngo agashoboye, ntabwo byakunda.
akarere kaba karimo challenge nyinshi cyane, karimo ibibazo byinshi cyane, noneho nawe ukigerekeraho ibibazo byo mu rugo iwawe, byarimba noneho nkaho utabikemuye mu buryo bwawe bwiza bwo guha abantu urugero rwiza, ukazanamo inshoreke ize aba ariyo iza kuyobora akarere. Ubwo ni ukuvuga ngo niba wahaye umwanya inshoreke, utakijya ku kazi, utakiboneka mu biro, utagikemura umuturage ikibazo, ubwo inshoreke niyo iri kuyobora akarere. Nibyo niko bimeze. Ubwo rero gusa ikiganiro ndagira ngo ni ingingabagabo cyangwa se n'abandi bayobozi bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo, binginge mwe kuvanga ibibazo by'akazi mubivange n'ibyo mu rugo. Niba mu rugo ubona bitagenda neza, shaka ubundi buryo ugomba gukemura ikibazo cyo mu rugo, ariko utagiye kubivanga n'ikibazo cyo mu kazi. Ntabwo ari byo, ntabwo bikunda. Iyo washatse kubivanga, byanga byakunda birapfa. Uzasanga bakweguje nk'uko uyu meya bamweguje, kandi mu by'ukuri burya mu kazi nk'aka ngaka iyo wegujwe ni nkaho baba bakubwiye ngo birakunaniye. Numva n'akandi kose barakubwira bati ese ako wariho mbere byagenze bite? Nugenda uvuga ngo naregujwe tayari, ubwo bizaba bakubwira ati n'ubundi ako tugiye kuguha ntabwo bagashobora. Noneho nka meya, nk'umuntu ufite tayito ya meya uhedinze abantu hafi nka miliyoni mu karere kose, noneho reba iryo zina, reba iryo bara, urimo uragenda wandika mu bantu uvuga ngo waciye inyuma umugore, ngo wari ufite inshoreke. Ibyo ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza mu buyobozi. Abandi niba bafite, niba ubona hagiye wenda ubu na wenda bavuga ati ariko se abandi bo ko babikora cyangwa se bimeze bite, ko bari Tazari muri Guinea ko yabigenje atya, njyewe wabigenza atya, cyane ko muba munafite amafaranga atubutse. Ariko mu by'ukuri amafaranga mukorera aho mu mushahara mwagombye kukoresha ibindi bintu biteza. Niba mu rugo ubona nta kibazo, hari n'abakene mu karere wayaha ukabafasha, ugakora imishinga ibyara imirimo, ugateza imbere akarere kawe. Nubwo wabikora mu kandi karere nta kibazo, upfa kuba gusa urimo gukora ibikorwa by'iterambere kandi bifitiye abaturage akamaro. Hari abavuga rero ngo bati meya bamuhoye ubusa. Niba ari byo koko, niba yarafitiye inshoreke ati bamuhoye ubusa, ntabwo ngiye mvuga yuko bamuhoye ubusa, kuko n'ubundi iyo uri umugabo warashatse umugore, hari amasezerano muba mwaragiranye yo kubaka urugo. Iyo bikunaniye ntawaguseka, ushobora kuvuga uti reka dukore separasiyo, umwacu ukwe n'undi ukwe, he kugira ngo usebye ubuyobozi. Buriya ushebeje ubuyobozi, ushebeje gavumenti, ushebeje abaturage bagutoye. Bigaragaye yuko i Nyanza abaturage mujye mwitonda murebe meya koko niba umuyobozi wanyu niba ko ashobora kubakorera ibyo mwamutoreye, atari wa wundi ujya mu tubari gusa, cyangwa se ngo nabona umugore imodoka yende kuyitura mu muferege. No, that is not good. Ntabwo nshaka gukora video ndende kuko ni iya mbere, murabyumva, nibwo bwa mbere ngeze kuri TV yanjye ngaragara. Ngira ngo ndabasuhuza cyane, ni abantu bakoze subscribe, abantu bakoze like, abantu bakoze share mu biganiro byose maze iminsi ncishaho.
yaba imigani, yaba ibiganiro bicukumbuye. Ngira ngo hari benshi bavuga bati ariko se Mombasa ameze ate ko tutamubona? Ariko ni njyewe nzajya nyura kenshi hano mbasuhuza, mbifuriza ibyiza. TV yanjye ifite intego yo kongera guteza imbere abanyarwanda, gushyigikira amahoro, ubumwe n'ubwiyunge, ndetse no kugira inama abantu bamwe na bamwe ubona basa nk'abarimo gukebakeba, ndetse no gutanga impanuro ku bazikeneye. Ndahari kandi nzabikora hamwe n'Uwiteka azabinshoboza. Nta biganiro bipfuye bizacaho hano kuri TV Rwanda 24 nkihari nkitwa Mombasa. Ibiganiro byose bizaba bicukumbuye kandi bimeze neza. Tuzajya dutumira abashyitsi baze babaganirize, cyangwa se tubasure. Waba ufite ikiganiro tumusure agitambutse kuri TV, ndetse ufite n'indi nama yagira abanyarwanda mu buryo bw'iterambere ndetse n'amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge, tuzajya tumusura hanyuma tuganire. Ntarambiranye rero, nagira ngo iyi nkuru y'uyu mumeya tuyihagarikire hano. Andi makuru tuzajya tumenya tuzajya tuyacishaho, hanyuma nongere nsaba umuntu ukunze iki kiganiro akande subscribe, afungure inzogera kugira ngo icyo gutaha ntikizamucike. Murakoze kandi mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.